n'uyu mwaka ukaba wari warawubariye uyu ugomba kurangira ndi mu rugo rwanjye, ariko mu by'ukuri uyu mwaka ukaba urangiye utarubaka. Sheri, nta mpamvu, nta gikuba cyacitse, nta birenze, ntihagire ugushyiraho pressure. Mana data twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana y'imbaraga, ndongenda gushimye ko ukiturinze, ukiduhaye impano y'ubuzima, gushimiye yuko urinze isi yose, gushimiye yuko komeje kubana natwe, nkweretse abantu bose bagiye kureba iki kiganiro, ubagirire neza, umugisha wawe ubabeho, haze kwifuza kwabo, ubarengere muri byose, komeza uturinde, komeza utugirire neza. Ushimwe mwami w'amahoro, tugusabye bikenga byinshi ubiduhera ubuntu, kandi byose tubisabye dushima mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Ndongeye ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Aline 250, mwebwe mudasiba kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Ndabasuhuje abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, u Rwanda rwose muri rusange ndabasuhuje. Abarundi ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana muhorane. Abari muri Afrika yose, abari mu bihugu bya kure, mwese ababasha kunyumva ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Uwakoze subscribe, Imana imuha umugisha, nawe utarayikora ubu nyine uri kunyumva yikandeho. Nukuri nukunteza imbere, kandi kunteza imbere kwawe ntacyo byahungabanya ku mutungo wawe. Rero nukuri wowe ubikora, comment zanyu ziranyubaka. Imana ikomeze baha umugisha, ikomeze bagirire neza. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire cyane ku bijyanye n'umuryango. Turi mu mpera z'umwaka. Mu mpera z'umwaka hari igihe abantu baba bafite imipango myinshi itandukanye, ariko uyu munsi ndagaruka ku rubyiruko cyane. Urubyiruko iyo ari mu mpera z'umwaka cyangwa iyo umwaka utangira, baba bafite plan, ariko ndagira ngo mvugane n'urubyiruko ariko rufite imyaka ikuze. Twagiye twumva abantu bavuga abantu barambiranye mu buryo bw'ubusiribateri, bakavuga bati rwose wowe uyu mwaka nurenga nta kintu wibwiye, rwose uzabunaniranye. Barahari benshi cyane. Twagiye twumvamo ba King James, twagiye twumva ba Philipita, twagiye twumva ba Irene, twagiye twumva ba Seburikoko. Barahari benshi cyane. Harimo abasore, harimo abakobwa twagiye twumva. Hari abantu mbega bahora bagaruka mu binyamakuru, babwiza bande bose bari nesano, bavuga bati rwose n'uyu mwaka urarangiye. Abo rero nuko ari abastari, nuko bazwi, niyo mpamvu mbavuze. Ariko tuvuye mu buzima bw'abastari n'abangaba basanzwe, nawe unkurikirana, byashoboka ko babikubwiye cyangwa byashoboka ko nawe hari uwo wabwiye. Hari igihe uba uri umusore, umva papa wawe, urungano rwawe bakakubwira batumva umwaka ntutangiye, ati uyu mwaka wo nurangira rwose uzamenye yuko unaniranye, umva nta n'ikintu tuzongera kujya tukuvugaho, rwose tuzahebera urwaje. Cyangwa se ukaba uri umukobwa bakakubwira bati rwose 2020 yaratambutse, 2021 turaceceka, 2022 turatuza, na 2023 turaceceka, na 2024 tubigiraho ikibazo. Ariko nuko nyine atariko 2025 nirangira nta kintu wibwiye wa mukobwa we, rwose uzamenye ko dukuye y'amaso, nta kintu tuzongera kukubaza. Cyane nk'abantu bamaze gukura bakira abasiribateri, ibyo bintu bahura nabyo byinshi. King James we yageze anahimba indirimbo bivugaho, aravuga ati ngiye sinshobora no gushaka ngo nuko mubimbwira, ngo nuko mubivuze, oya rwose nzashaka aruko binjemo. Rero ndagira ngo mvugane nabo bantu uyu munsi pe. Hari igihe umuntu aba afite plan ziwe, hari igihe umuntu aba avuga ati ngewe mu gihe ibi ntarabigeraho, mu gihe ibi ntarabibona, oya nta mpamvu rwose. Kandi
nibyo ntago gushaka ari ibintu umuntu asitaraho, oya, gushaka ni ibintu umuntu apanga, ni ibintu umuntu atekerezaho, ni ibintu umuntu avuga ati ibi nimba mbigiyemo nyine. Rero nk'abasore ahanini hari igihe umusore avuga ati byibuze ntarabona ikibanza, wenda ngo ninshaka uwo mugore tuzafatanye kucyubaka, byibuze ntaragera kuri iyo level ntibyavamo. Nimba uri umukobwa hari igihe uvuga uti byibuze ntabanje ngo nige, ntabanje nanjye ubwanjye ngo niyubake, ntabanje ngo nshaka akazi, byibuze ibyibanze nanjye ubwanjye mbe nabyihereza, ntibyavamo. Hari igihe uba uvuga ati ngomba gushaka ngejeje iki gihe, ukavuga ati nibwo ngemba numva yuko ari cyo gihe cyiza cyo gushaka. Ibyo bibaho. Ariko sosiyete kuko itazi imipango yawe, sosiyete kuko itazi icyo itekereza, igahora igupushinga ikubwira ati ese harabura iki, hari famiye zikubwira ese wabuze iki, wabuze inkwano, ese wabuze umusore, ese wabuze iki, inkwano irahari twagufasha, twasenyera umugozi umwe, nimba uri umukobwa n'ikihe kibazo, ese wabuze umusore, ese tuguhe pase, ese tugushakire, ese nukubenga cyane n'ikihe kibazo. Mbega ugahora uri kugira iki, uri kuri pressure ya famiye, y'urungano, y'inshuti, y'abantu nk'abo ngabo. Rero byashoboka ko wowe byabayeho uyu mwaka, byashoboka ko nawe rata noneho wari waravuze ati rwose uyu mwaka nanjye ngomba kugerageza ikintu nibwiye, uyu mwaka ukarangira ntakirara mu mashuka njyenyine, imbeho inyica, nyifurira amashuka, nyikigira iki, ukavuga uti rwose uyu mwaka ugomba kuzarangira nanjye ntakitwa umusore, ntakitwa ingaramakirambi, nanjye narahinduriwe izina nitwa umugabo ufite umugore. Byashoboka ko uyu mwaka izo plani wari uzifite. Byanashoboka yuko uyu mwaka nawe mukobwa wari uzifite, uvuga uti uko byagenda kose bitewe n'ukuntu niyumva, bitewe n'uko meze, noneho uyu mwaka ugomba kurangira ndi umugore ufite umugabo, ntakitwa umukobwa, ntakicaha ngo arahaciye, mbega ibintu bimeze nabi. Ariko ikintu gisekeje, ikintu kibabaje, uyu mwaka ukaba ukirangiye n'ubundi ukiri umusore. Uyu mwaka ukaba urangiye n'ubundi ukiri umukobwa. Ayiwe, uyu mwaka ukaba ukirangiye n'ubundi ukiri ingaramakirambi. Uyu mwaka ukaba urangiye rwose ukiri wa wundi tukikubona tukavuga tuti n'uyu mwaka uragusize. Bibaho, sinkukura umutima, ntuhangayike, nta pressure nkushyizeho rwose. Bibaho, byashoboka ko uyu mwaka urangiye. Hari n'igihe uyu mwaka urangira wari unafite na sheri muri abafiance, mukabipanga nyine ntibivemo. Ariko umva nkubwire inshuti, nagira ngo nkubwire ngo ntihagire pressure iba mu buzima bwawe. Umutima wawe ntuguhagararemo, ntiwumve yuko byacitse, ntiwumve yuko byazambye, ntiwumve ko byagize iki. Umva nkubwire, nyuma y'igihe si igihe, na mbere y'igihe si igihe, gusa igihe ni igihe. Iyo igihe kigeze ibintu birikora, ntumenye uko byikoze. Nimba uri umusore ukaba waravuga uti uyu mwaka ugomba kurangira ndi umugabo mu rugo, mfite umugore wanjye, mfite urugo rwanjye, ntaha banyingurira bambwira bati sheri ni karibu, umunsi wagenze ute, uyu munsi bikaba bitaremera, uyu mwaka ukaba urangiye bitaremera. Ntugire ubwoba, inzozi zawe zikomeze, ntuzivemo, ntuvuga ati n'ubundi narabipanze birapfa, ntuvuga ngo na 24 niko byagenze. Oya rwose, oya. Uyu mwaka ushobora kuba utarubatse uriya utaha ukubaka, cyangwa se na 27 ukubaka. Birashoboka. Nimba uri umukobwa imyaka ikaba iciyeho n'uyu mwaka ukaba wari warawubariye uyu ugomba kurangira ndi mu rugo rwanjye, ariko mu by'ukuri uyu mwaka ukaba urangiye utarubaka. Sheri, nta mpamvu, nta gikuba cyacitse, nta birenze, ntihagire ugushyiraho pressure, ntihagire ukubwira ngo ngo ubuse ngo uyu mwaka kurangiye, ngo ubuse biragenda bite. Oya sheri, oya rwose. Uri umukobwa mwiza, nta umugabo wawe arahari,
igihe nyine siki ariko hari igihe icyo gihe hari igihe byaba muri uriya mwaka ugiye kuza nawe ukaba umugore mu rugo nawe ukagira sheri nawe ukitwa shushu nawe ukajya uvuga ubu ngubu ndi umugore w'umugabo rero ntihagire ibintu wumva mu matwi yawe no mu mutima wawe ntihagire amajwi satana akuzanira muri wowe akubwira ati n'uyu mwaka kurangiye ubuse amaherezo nayahe ubuse bizagenda bite oya aho waba uri hose wowe uri kunyumva waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda umva gushaka n'uburenganzira bwawe uri kumva kandi gushaka bigira igihe ntago abantu bose bashakira rimwe ntago abantu bose bashakira ku myaka ingana hari abashaka bafite 20 hari abashaka bafite 21 hari abashaka bafite 25 hari abashaka bafite 30 35 40 na 50 na 60 nta kigero runaka cyashyizweho ngo umuntu warengeje iyi myaka ngo ntago yemerewe gushaka icyo kigero ntikibaho bashyizeho ikigero cy'imyaka umuntu yemerewe kuba yakubaka baravuga ati wenda n'urugero mu Rwanda baravuga bati imyaka 21 umuntu abakuze bihagije ku buryo yakubaka ariko uretse iyo myaka ni imyaka umuntu aba yemereweho gushaka atari munsi yayo ariko kuzamura nta kindi kigero gihari ngo bakubwire ngo nimba ufite imyaka 40 ngo utarashaka ngo ubwo byararangiye ntiwemerewe gushaka oya niyo mpamvu ntihagire ugushyiraho pressure nimba uri umukobwa ufite 40 ku mwaka wa 41 ushobora gushaka nimba ufite 50 ku mwaka wa 51 ushobora gushaka umva nkubwire nshuti ntihagire ibintu bigustressa muri wowe nimba ufite imyaka 30 ushobora ku myaka 31 ushobora gushaka uri kumva rero ntiwitere stress muri wowe ngo uvuge subumana amaherezo nayahe ndapanga bigapanguka ndagira bikanga ngira gutya na gutya bikanga amaherezo nayahe oya nshuti oya rwose uzubaka ntago ari wowe Imana izagire aho nkana ngo kubaka byange nshuti bakunze barine 250 mwebwe mudasiba kunkurikirana rero ndabashimye wowe wari uri kunyumva utarakora subscribe ndagusabye ngo kande subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu bizagire aho bikugeza cyane yuko ari ibiganiro bigufitiye umumaro mwinshi cyane waba wubatse waba utarubaka waba uri umwana mutoya kubyumva kwawe hari ubundi bumenyi runaka bigusigira rero reka dushima Imana ukomeze wumva ukomeye ibitaremeye muri uyu mwaka muri uriya bizemera Mana data wa twese uri mu ijuru Imana yera ndagushimye kandi